Ibihe byiza mwe mwahisemo kubana natwe hano kuri Ishena Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Shuti zacu aho mugiye muherere mu mande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Ngewe ndi Shuti Isaac hano kuri Ishena Icyizere Family TV kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu. Rero icyo bigusaba no kureba munsi ya video ugakanda subscribe, ugakanda like, share na comment. Ibiganiro n'amakuru tubagezo bikajya bibageraho gatanu kuri gatanu. Mwahisemo rero neza kubana natwe. Ayahe makuru tugiye kuba tugarukaho uyu munsi muri weekend. Amakuru tugiye kwinjiramo rero na amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro, na amakuru ari gutigisa imbuga nkoranyambaga, aho umugabo wamenyekanye mu myidagaduro amaze gutungura benshi cyane, aho amaze gushyira itariki yo kuzasezerana imaze kuba yashyirwa hanze. Ni itariki itunguye abanyarwanda ndetse ikabitunguye n'abandi bose bari bamuzi, dore ko uyu mugabo mu minsi ishize yaje gukora agashya agashyira hanze filime igaragaramo abakinnyi nka Inkindi Aisha ndetse n'umukobwa witwa Nyabitanga n'abandi bakinnyi ba filimi bazwi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu ngubu rero uyu mugabo yamaze gutungurana, ni umugabo wagiye afasha abahanzi mu buryo bugiye butandukanye. Yafashije Vestina na Dorcas abagira ibyamamare mu muziki nyarwanda mu ndirimbo ziramya zigahimbaza Imana. Uyu na wundi rero ni umugabo witwa Murindahabi Irene wamenyekanye nka Emmy Irene. Uyu Emmy Irene rero akaba yamaze kwemeza itariki y'ubukwe bwe n'umukobwa witwa Nishimwe Liliane. Uyu mukobwa akaba atuye mu Bubiligi, akaba yavuze ko bamaze igihe kinini bakundanye. Abenshi rero bari bazi neza ko uyu Emmy Irene azasezerana n'umukobwa witwa Inkindi Aisha, ariko uko byagenda kose Emmy Irene akaba yamaze gukura karenge kuri uyu Inkindi Aisha, akaba yamaze kwerekeza kuba diaspora. Uyu mugabo rero Emmy Irene yamaze gutangaza itariki y'ubukwe bwe buzaberaho. Ubukwe bwe buzaba ku itariki 15 Kanama 2026. Kanama buriya ni ukwezi kwa Kangahera, Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi. Kanama rero kukaba ari ukwezi kwa munani. Ni ukwezi kwa munani rero uyu mugabo yamaze kwemeza ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 2026 ko azasezerana. Gusa uyu mugabo Emmy Irene nta makuru menshi yari yatangaza. Uyu Emmy Irene akaba yarakoze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, akaba yarakoze ku Isango Star, Sibo TV ndetse icyakora kugeza ubu ngubu uyu mugabo akaba asigaye afite igitangazamakuru cye yise Emmy Irene. Uretse igitangazamakuru Emmy Irene afite, yakoranye n'abandi bagiye batandukanye harimo na Niyo Bosco, Vestina na Dorcas n'abandi yafashaga. Uretse iki gitangazamakuru uyu mugabo no gufasha aba bahanzi, uyu mugabo Emmy Irene mu minsi ishize yinjiye muri sinema asohora filime ye yise Isereri, muzimaze iminsi zirebwa cyane kuri YouTube. Iyi filime rero ikaba igaragaramo abakinnyi b'ibyamamare yakoranye nabo, hakaba harimo uyu mukobwa witwa Aisha, Inkindi, Nyabitanga, Nicole n'abandi bagiye batandukanye. Ingaya rero amakuru ari kuvugwa muri showbiz mu myidagaduro. Reka mbashimire, mbifuriza kugira weekend yuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Ngewe ndi Isaac niyo Shuti.